Nitwa Pasiteri Raphael Buzizi, ndi umushumba w'itorero ry'Ababatisite y'Eberi, Paruwasi ya Kabuga, ururembo rwa Cyangugu Kibuye. Cyangugu Kibuye, ese umwiherero murimo mumazemo iminsi mwawutangiye ryari? Umwiherero twawutangiye ku cyumweru nimugoroba. Ni umwiherero uhamagayemo abapasiteri bayobora amaparuwasi, amatorero yo muri iki gihugu cy'u Rwanda. Twari dufite intego twigaho, nimuze tujye inama. Gusa ndabanza gushimira ubuyobozi bw'itorero ryacu bwagize iki gitekerezo cyo kuduhamagara kugira ngo baze twicare tuganire ku mpinduka, uburyo itorero ryahinduka rikavaho riri rikaguka rikajya imbere, haba mu buryo burebeshwa amaso ndetse no mu mwuka. Yego, muravuze ngo mu buryo bwo gutereza imbere itorero. Hanyuma muri uwo mwiherero mumazemo iminsi mumaze kuganira no ku bihe cyangwa ku zihe ngingo, ku biki koko mu bishobora guteza imbere itorero, haba mu buryo bugaragara ndetse no mu buryo bwa mwuka? Hari impinduka zikomeye. Impinduka ya mbere ni ukubanza kureba uburyo itorero rimeze ubu ngubu, ndetse aho turi n'uburyo twahava tukajya imbere. Bamwe ubona badafite intumbero, baradukanguye mu bitekerezo, badukangura mu buryo bw'imikorere kugira ngo itorero twaguke mu bitekerezo kandi twagure n'itorero n'amatorero tuyobora, kuko usanga amatorero twayoboraga aho hari abakene benshi kandi itorero rirahari. Icyo ryaje kurwanya kiri muri ibyo, ni ubukene bwa mwuka n'ubukene bw'umubiri. Batubwiye ko rero dufite abantu mu matorero yacu kandi bafite ibitekerezo byagutse, abo tugomba kubifashisha. Hari abakozi hari abadiregiteri, hari abatitireri, hari abagoronome. Batubwiye ko abo bantu tugomba kubazana bakatwigisha icyo dukwiye gukora, ubutaka dufite tukabubyaza umusaruro. Abana bari hariya bakabona uburyo bwo kurya, niba twarahinze imboga ntibicwe na bwaki. Kandi iterambere dushaka, hari ibikorwa, niba dushaka ubucuruzi, hari ababifitemo ubushobozi bakatubwira bati mukwiye gukora ikintu, mu kubaka akazi aha ngaha k'ubucuruzi, mukagira ikintu mucuruza gishobora kuzana amafaranga. Bati ikindi batubwiye ni uburyo dushobora gukora kugira ngo bwa butaka dufite ubwacu tububyaze umusaruro, kandi umusaruro ugaragara ushobora kuzamura abakristo, ukazamura n'itorero n'agace duherereyemo nako kakabona ibyo kurya kagahimbuka. Indi twari dufite ni imibereho y'umupasitori, kuko yari igayitse. Usanga abapasiteri bamwe usanga inkweto zarahengamye, kandi ari muri paruwasi yitwa ko ari umuyobozi, ukabona ntashobora kuba yatinyuka kujya imbere y'abandi bantu. Aravuga ati ibi bintu biragayitse, nimureke dushyireho ikigega twagitangiye gishobora kuzazamura umupasitori, imiryango yacu ikazamuka, ndetse hose mu gihugu bigakunda bigakora. Yego. Nyuma yo kuva rero muri uyu mwiherero, mugiye gukora iki rero? Mugiye gutangira kuki mukora? Reka nkubwire, dufite ingamba, twafashe ingamba, kandi ingamba twafashe ni uko uyu munsi turandika inzandiko z'imihigo, impapuro z'imihigo. Tugomba guhiga, tugeze ku maparuwasi tugahiga icyo dukwiye gukora, byibuze ibikorwa 2 muri uyu mwaka, tukazabimurika umwaka utaha w'imihigo. Buri paruwasi tukavuga icyo yagezeho, nubwo turabyandika, turagenda tubitegure, n'abatekinisiye bacu dufite tubijyane mu rurembo, babisinyeho, babyuzuze, tubyohereze hejuru.
hejuru ururembo ruzaza kujya rugenda muri paruwasi yose buri imwe rureba mbese ibyagezweho mu rwego rw'igihugu. Noneho bongere bamanuke batange amanota barebe byagenze gute, abambere bahembwe bagororerwe kubera ko batsinze, ku buryo iyo motivasiyo bazagira umuntu azahabwa izatuma n'abandi bashobora bakazamuka biturutse muri cya kigega tuzaba twashinze. Yego, murakoze cyane rero pasiteri. Murakoze namwe. Urakwiriye gushimwa, urakwiriye gushimwa, wangiriye neza, haleluya.